Ni gute wakwitwara kuri noheli n'ayahe mafunguro warya cyangwa se kuri Bonne Annee? Ese mu gihe uri mu rugendo rwo kugabanya ibiro cyangwa se uri gukipinga taille yawe ngo ibiro ntibyiyongere bigume aho biri, ni gute wakwitwara? Ese waba wemerewe kurya ibintu byose ushaka, dore ko kuri noheli aribwo imiryango myinshi irya bya biryo twita ko biri spesiyare, ariko kandi bikaba binangiza ubuzima bwacu. Nibwo abantu benshi barya ifiriti, barya ibintu bitetse mu mavuta byinshi, ibintu by'amasukari. Inshuti yanjye, niba wibaza ukuntu wakwitwara muri iyi minsi mikuru kuri noheli ku bunani, uyu mugoroba wa noheli ku itariki ya 24 ejo kuri 25, kandi ukanezerwa na noheli, iyi video ni yawe. Ku muntu rero wese wizihiza noheli, nanyemerere mubwire ngo noheli nziza, n'umwaka mushya muhire, noheli kubere ibyishimo rwose no batayizihiza, kandi namwe mugire umugoroba mwiza, muzagira umwaka mwiza uzababera uw'imigisha, ibyo mwifuza byose muzabigereho, kuko uyu mwaka ni uwacu wo kwikunda kandi wo kugera no ku ntego zose twiyemeje. Abadafeta noheli cyangwa se abatabonye uburyo, namwe nkomeje kubihanganisha, ariko kandi mugire noheli nziza. Reka rero ntabatindiye njye ku ngingo. Ese kuri iyi noheli, kuri iyi Bonne Annee, kuri iyi Bonne Annee, kuri uku kurangiza umwaka, kuri uyu mwaka mushyashya, wemerewe kurya ibintu byose ubonye? Inshuti yanjye, turi ku isi ngo twenjoyinge iminsi mikuru, duprofite iyi minsi mikuru. Ntago turagera mu ijuru. Kuri noheli, kuri Bonne Annee, ku minsi mikuru urye, wenjoyinge, uprofite, wumve uko Yesu agira neza, wumve uko rwose ibiryo bimwe ujya wiyima rimwe na rimwe biryoshye. Ariko nanone nubwo uri bubyenjoyinge, nubwo uri bubirye ukumva ko biryoshye, uramenya ko wariye ibintu byinshi, hari izindi ngamba uzakurikizaho mu minsi izaza, kuko ntago uri bujye muri fete uri bwicare uri gusangira n'umuryango wawe, nimba mugira uwo muco wo gusangira, ngo we wicare ubarebe kuko uri muri gahunda yo kubaka umubiri. Hoya, urabirya ariko ugira ukundi kuntu uzabigenza. Ubwo rero mu kubirya uramenya ko nyuma, kuko nk'uko tubizi, iyo wiyambuyemo imiruwari ukiyambura ubusa, ukibwiza ukuri, ukabona ahantu ufite ibinure byinshi cyane, ukabona ko ari kunda, uhita wibaza ahantu hari bya binure, ugatekereza ko ari hejuru y'umwijima, hari ikibazo ahantu handi mu mara haracyarimo ibiryo, igifu kirimo ibiryo, ahantu hose haruzuye, harimo ibinure. Ubwo ugomba gukora uburyo ubisohora ibinure bikagenda. Nimba rero wariye ukamenya ko rwose kuri noheli wafashe igihe ukarya, bukeye bwa noheli kuri Bonne Annee ugomba gukurikizaho koza umubiri wawe, ukawusukura, umwijima ukawoza neza, impyiko ukazoza, amara ukayoza, igifu nuko, ugakurikizaho n'umutima wawe. Urabizi ko ku mwijima, nimba waraye unyweye ikirahure cya champagne, ikirahure cya vin cyangwa se ikirahure cy'umusururu, icupa rya byeri wanyweye ugashira inyota, uramenya ko umwijima wawe wawuhaye uburozi. Icyo uri bukore rero nuko ubwo burozi uri bubumaremo, ureka kurya. Nuko ku mpyiko, nuko amara, igifu n'umutima byose, nuko urareka kurya. Urajya kuri ya masaha 36, ya masaha abakunzi ba Aduhire Channel tumaze kumenyera. Ayo masaha 36 urayakora, cyangwa se nutayageraho urakora 28. Ayo masaha 36 ntago uri buyakore uri gukina, uri kongera kurya nanone ifiriti, kunywa inzoga. Hoya, ni amasaha 36 uri bwirize ubusa. Impamvu uri bwirize ubusa nuko ushaka gusukura umwijima, impyiko, amara, igifu,
ukabisukura, haba hari imyanda yinjiyemo, ibinure byose bihari byaba byafashe ahantu bigasohoka, kuko nutabisukura nshuti yanjye biraguma mu mubiri wawe. Ntabwo ari ngombwa ko ujya kwipima hoya ngo urebe iby'ibiro byiyongereyeho cyangwa se n'ibitiyongereyeho, kuko ushobora guhita utabibona, ariko mu by'ukuri nimba uzi ko wariye bidasanzwe atari uko wari usanzwe urya, ni ngombwa ko uza kuza kwisukura umubiri ukawusukura, kuko nutawusukura bizagumamo. Inshuti yanjye rero nizere ko biri bukorohere kumara ayo masaha 36 utariye. Ugitangira ayo masaha igifu kiragenda kibanza gikore digestion, igogorwa ry'ibiryo rirangire neza, nibigera hagati birageraho nanoneho imyanda yo mu mubiri itangira gusohoka. Noneho mu mpera z'ayo masaha uba watangiye, nibwo ibintu bipfuye, serire zipfuye ziri mu mubiri nazo ziri busohoke, kandi zirasohoka ari uko nta kintu uriye. Nanone rero muri icyo gihe uri kwiyiriza ubusa muri ayo masaha 36 cyangwa 24, unywe amazi wajya ushyiramo green tea cyangwa se thé vert, ukabishyira mu mazi ukanywa, washyiramo apple vinegar. Ntabwo ari ngombwa gukora amadetox arimo celery, concombre, hoya. Muri ayo masaha 36 nta madetox uri bukore uretse kunywa icyo cyayi kitagira isukari cyangwa se apple vinegar, kugira ngo umubiri ugende wisukure neza. Nkubwisha ukuri ko nubigenza gutyo wariye ukagubwa neza n'abandi nta kibazo, umubiri wawe uraba usukuye neza kuri Noheli no kuri Bonne Annee. Nabwo nunezerwa ukishimana n'inshuti, ukishimana n'abavandimwe, nabwo uzongere ukore ayo masaha 36 cyangwa se 28. Inshuti yanjye ntuzifate ngo wange kurya kubera kuri diet, kubera gushaka kugarura taille, hoya. Isi ugomba kwienjoyingamo, ariko nyuma yaho ukamenya ubwenge, ukamenya ko ibyo ugomba kubisohora. Rero reka ndangize nkwifuriza kugira umwaka mwiza muhire, Noheli nziza. Nanone ubwo uzatubwira uburyo wabigenje nyuma y'aya mafete, niba warashoboye rwose kurya, wamara kurya ugafata umwanya ugasohora iyo myanda, ugasohora ibyo binure. Naho ubutaha kuri video yindi izakurikira. Bizu, umwaka mushya muhire, ndabakunda cyane. Ciao.